twebwe ntabwo ari ugusasa imigeri, ibintu tuvugane biri mu mategeko, kuko baratubwiraga ngo nimuhave muzasigara muburana mudahari. Twaragiye none turi nibareke rero tuburane. Ibindi byo kuvuga ngo wagiye ngo wafashe inzu ngo mwumvikanye hoya nabyo biya habaye hagahato, kuko bibaye twarumvikanye nkanjye uri mu mategeko nagombye kuba narabisinyiye, barazanye impapuro nkabisinyira. Dufite icyangombwa kilometero kare zirazwe, bazakuba y'ubutaka nibarangize bakube n'ibyo hejuru ku biciro biri ubu ngubu, bambe n'5% y'ihungabana, n'5% yo gukererwa, n'5% yo kunsiragiza mu nkiko, bambe n'igihembo cy'umwavoka, ubundi nigendere njye gutura aho nshaka. Shuti bakunzi ba Pax TV mwese mudukurikirana muri hirya no hino hose ku isi, dukomeje ibiganiro byacu mu ruhererekane rw'ibiganiro turimo twabateguje tuzakora kuri Kangondo na Kibiraro. Nubwo hasenywe bavuga ngo hagiye kwitazima ibyabo bajyana burundu, turacyareba iminsi ya nyuma ya Kangondo yagenze ite, yari imeze ite, ese nyuma yaho abahavuye baherereye he, babayeho bate, ese koko ibyo tubwirwa byose niko kuri, ni ikinamico, ni amakabya nkuru cyangwa se ni ukuri kw'imvaho? Muri aka kanya rero turi kumwe n'umugabo umwe mu bahoze muri Kangondo na Kibiraro, aratubwira aho yaraherereye, atubwire umutungo yari afite, atubwire aho yimuriwe niba yarimuwe, atubwire uko abayeho ngubu, aduha amakuru y'imvaho. Muraho neza? Muraho neza. Nitwa Tuyizere Selemani, aba nari ntuye muri Kangondo ya kabiri, muri Remera Nyarutarama. Aho hantu wari utuye muri Kangondo ya kabiri, Remera Nyarutarama, mu karere ka Gasabo, mu mujyi wa Kigali, wari ufite umutungo wubatse, warakodeshaga, byari byifashe bite? Njyewe nari mfite umutungo, nari ntuye rwose byemewe n'amategeko, ariko amategeko nyine urumva njye navuga ko ari amategeko byemewe n'amategeko, ariko uburyo bansenye n'uburyo banyimuye ntabwo banyimuye byemewe n'amategeko. Nari mfite umutungo uhagije pe, wari untunze, mba mu nzu y'ibyumba 5 na saro, mfite izo nkodesha ku buryo ntaburaga 150. Ibintu byagenze neza, ayo mafaranga sinayasengaga rwose narayabonaga, ariko ubu biratunguranye. Wabanje kuvuga ngo ni ikinamico, cyangwa mbega ibyo turimo ni ikinamico, ibyo muri turimo mu Busanza, ibyo twakorewe ni ikinamico, kuko ni nka teyatere bari kudukina, ntawe uzi iherezo ryabyo. Uvuze Busanza, wowe ntukuvuga kuri mu Busanza aho wimukiye cyangwa? Njyewe uko byasa kose ngenda acumbikiwe, kuko ntago, kubera ko ndi mu mategeko nagiye mu rukiko, ntabwo urukiko ruranzura. Reka tugende buke buke. Waruvuze uti, wavuze ko wari ufite inzu y'ibyumba 5 na saro, ufite n'izindi nzu ukodesha ku ruhande zikwinjiza 150 nibura. Ese izo nzu nizo waguze, nizo wiyubakiye? Izo nzu nizo niyubakiye. Bivuga ko aragiye kugura ikibanza urubaka? Naragiye ngura ikibanza ndubaka. Hari ryari? Hari muri 2. Icyenda cyangwa bizi neza ko hari? Oya, ni 9. Muri 2. Nibwo nahaguze, ndangije ndubaka, babireba ibintu byose birarangira. Waraguze ubutaka bungana iki? Nari mfite ubutaka bungana na metero kare 300. Nibwo ubutaka bwanjye nari mfite Nyarutarama muri Kangondo, ubutaka butagatifu. Nizo metero kare nari mfite, ariko ubu ngubu ibintu bankoreye mbega narashimuswe. Ibyabaye sinzi niba ari umunyarwanda n'umwe utarabyumvishe, baraje baratugota, nari ndi mu rukiko ubundi nyirizina, ariko ukuntu batugose bakadutwara mwese murabizi. Hari abasibanje gusenyerwa muri corona, abo nabo nyuma yaho muri 2020 mu kwezi kwa gatatu mwatangira. Hari abandi bagiye gushinga amahema muri 2021, hari n'abandi basenyewe ejo bundi. Noneho wowe byifashe bite? Njyewe ntabwo nari nduranye na kaburimbo. Njye ntabwo ndi mu basenyewe icyo gihe, ndi mu bashimuswe zo bundi. Abaje bakagotwa, tugakorerwa ibintu nka biriya, ubundi tukajyanwa mu Busanza, kuko twebwe twamaze kubona bo kugishanga, bamaze kubimura, bamaze kubasenyera, bakurikizaho abandi ba kabiri ngo bari mu nkuka z'igishanga barabasenyera. Tumaze kubona bigenze gutyo, twaravuze ati ibintu ndi buza koroha,
tugana iby'inkiko. Inkiko tuzimaze mu myaka itari hasi y'5 kuva 2018 turi mu rukiko. Ndabyibuka mutangirira hariya Rusororo mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo. Ndabyibuka ibyo byarabaye, batuvanayo babanza kuzanamo, babanza kwanga ikirego, tukomeza turaburana nabo duhangana nabo, birangira bacyemeye batwimurira mu rukiko rwisumbuye rwa Nyamirambo. Ibyo niko bwa mbere bacyanze bavuga ko ikirego gikomatanyije kitemewe, buri wese arimo gutanga iki. Ibyo twarabikoze. Nyuma mutanga icye, buri wese atanga icye. Nyuma yo gutanga buri wese ikirego cy'ibyagenze bite? Buri wese amaze gutanga icyo kirego hatangiye hazamwe impamvu. Mbere y'uko ikirego bacyemera babanje kutugora, babanza kubyanga, turayo ntambara tuyijyamo bigezeho baza kwemera ko ikirego cyemerwa. Twese dushoka inkiko, tuyoboka inkiko, turavuga ati urukiko nubwo ruzakemura ibyacu. Ikirego cya mbere cyari gihagarariwe na Shikama Jean de Dieu uri ufunzwe ugomba no gusumirwa uyu munsi. Icyo kirego cya mbere bakavuga bati ntabwo yahagararira imiryango yose, harya imiryango 1,200. Twarengeye 1,200, numva twarengeye hafi na 400. Icyo kirego baracyanga, biba ngombwa yuko buri muntu yitangira igarama rye. Amaze kwitangira igarama rye bajyamo abantu 24. 24 ibyabaye warabibonye, barabasiragiza. Hajyamo abandi 74 nabo barabasiragiza. Tuza kujyamo natwe turi abantu b'itsinda 11. Ubwo bivuga ko hari habonetse itsinda rya 24, haboneka itsinda rya 74, birangira haje n'itsinda ry'abantu 11. Ariko kuvuga ko amatsinda 3. Ngero ndi mu itsinda rya 3 ry'abantu 11. Ubu bari kutubwira, ndumva baratwaragiye ejo bundi mu byo bari batubwiye ngo tujye mu by'ubuhuza, turabyanga birananirana. Banabanza no gutambikamo ikibazo cyanjye ngo ngiye ngo numvikanye nabo ngo nafashe inzu. Nabihakanye mu rukiko nivuye inyuma kuko narashimuswe, sinigeze nemera inzu. Nababaje n'amasezerano nagiranye nabo barayabura, mbabaza n'impapuro nasinyiyeho n'umunyamategeko wanjye barazibura. Birangira perezida w'urukiko yemeje ko urubanza ruzasomwa kuko rwaburanywe mu mizi. Dutegereje kuzasomerwa itariki 21 azaba ari kwa 5 z'uku kwezi kwa 10. Bivuga ko urukiko ruzasoma urubanza ko rwaburanywe mu mizi rutitaye ku bindi biri gutanga uko nyifite amakuru ahagije yizewe atari gushidikanya yuko ibyangombwa by'abantu bagiye basinya ko bemeye inzu byajyanywe gushyikirizwa urukiko kugira ngo rubone ko bamwe muri mwe mwikuye mu rubanza kubera ko mwemeye ingurane mwari mwarahakanye. Ngiye nari ndi mu rukiko, narabihakanye n'amaguru yose n'amaboko nyakuye hasi. Avoka w'umujyi wa Kigali namuteye utwatsi ku mugaragaro, narabihakanye kandi koko na perezida w'urukiko nerekanye n'ibimenyetso bigaragara ko nge ntigeze njya gusinyana nabo. Nabaje n'urupapuro ko nge twumvikanye nk'umuntu uri mu rukiko, bakagombye kuzana amasezerano umunyamategeko wanjye yasinyeho, umuhuza yasinyeho, n'umujyi wa Kigali wasinyeho, nanjye n'umugore kuko umutungo ari 50-50 nawe yasinyeho. Ibyo byose nta byabaye. Wenda baba barabisinyeho abo bavuga ko wenda basinye n'abataragiye mu rukiko, ariko nkanjye uri mu rukiko natanze ingingo zindengera. Ndumva perezida w'urukiko yarabyakiriye kandi ndumva nta kindi byahindukaho. N'ibyo byaba ari ukurengana n'ubundi nk'uko dusanzwe turengana, nk'uko twarenganye. Ntabwo abantu bose barengana nk'uko nari mbivuze, nk'uko twarenganye hano i Nyarutarama muri Kangondo. Ariko ntabwo nizeye ko njye amategeko azandenganura ngahabwa iby'itegeko risaba. None ko wasenyewe, itegeko nirivuga ko uhabwa ingurane ikwiye, indishyi bazazitanga cyangwa bazatanga? Sindi umucamanza, ariko indishyi bagomba kuzitanga kuko kubera iyo mpamvu harimo nabo turi kumwe mu rukiko ubahawe amafaranga. Bamwe bavuga ngo barengeje $35,000,000, ariko iyo baza gukora ibintu bakabikora neza natwe bakatubarira byanyabyo nkurikije umutungo nari mfite byonyine n'ubutaka bwanjye metero kare zanjye bagashyira kuri 95 nk'uko itegeko byasohotse ribivuga. Ayo mafaranga $35,000 zirarenga kure, nanjye nari buyarenze ku buryo nanjye mba narahawe amafaranga. None bamaze kugusenyera uravuga ko inzu baguhaye mu musanzu utayemeye, byagenze biti? Inzu ndacumbikiwe kuko inzu bampaye bibaye n'ibyo kuvuga ngo ni inzu, ntabwo inzu bampariye chambrette. Ibintu bibera hariya biragatsindwa. Ubwo nyuma y'ibyumba 5 na salon zidakodeshaga baragiye bagwa chambrette. Chambrette bakasemo kabiri, bagashyira agatuwarete ku muryango, bagashyira agakoni ku muryango. Nta muntu wajyamo ntabwo umuntu yaba ari kurya muri bita ngo ni muri salo. Umuntu najya muri wese yarwaye mu nda ngo ubashe kugira gute, ngo ubashe kuba wabirenza umuhogo.
ni ukuvuga ngo umuntu niyo afunguye amazi ari gufungura amazi yumva bikumena umutwe. Natwe rero kuvuga ngo ntabwo ari inzu ziriya, ntabwo ari inzu ziriya, ni inzu bagomba guha abantu b'abasiribateri, nabwo ari inzu ibamo umuntu umwe atari abantu barenze babiri, nabwo adafitemo intebe, adashobora kugiramo intebe, ashyiramo udutebe nk'utu ngutu twa purasitike. Ntabwo ari inzu. Ibintu byacu byose twarajugunye, usibye ko n'ibintu byanjye Nyarutarama byose imashini zabikanjakanje zikabyangiza, ariko intebe nabashije kujyanayo nta nimwe nigeze ninjiza mu nzu, byose biri hanze. Imashini yasenyeye ibintu byawe hejuru y'inzu? Baraje badusohoramo hari kuwa gatandatu, nzi ko mwese murabizi, badusoramo imashini iraza irimo igenda isenya irimbagura ibintu byose barasenyaguye, nta kintu twese tuvanamo. Twenda n'ubwo rusenyana umuntu ari kurugurisha wenda akayarya iminsi ingahe, ariko ibyo ntibatumye tubikora, bararimbagura. Niko ibintu byagenze ku mugaragaro, izuba riva. None wowe n'abandi bari mu Busanza uvuga mucumbikiwe nabwo mu buryo mutemera budakwiye, mumeze nk'abari haravuga ngo bari muri Brende cyangwa mu nkambi? Ni inkambi. Muri nka bangahe mufite iki kibazo? Harimo abantu benshi, harimo abari bari mu mategeko, ndumva harimo abantu bagera nko ku 8 abonzi, harimo wenda n'abandi bicecekeye, harimo nabo bazanye ugasanga umuntu yari afite umutungo wa miliyoni zirenze miliyoni 20, nawe bakaba baramushyize muri iyo shamburete. Ntawe uzi ko ruzakemuka, leta izi ko yakijije ikibazo kandi ahubwo yaragiteje. Hari abantu batari baratanze ibirego bavuga ngo twe ntabwo turega, ngo ahubwo aho kugira ngo turege dutegereje ko bazatubarira bakaduha amafaranga tukagenda. Byarangiye batabariwe uko babyifuza, batanaha amafaranga uko yifuza, bajya mu mashamburete. Abo bateganya gutanga ibirego cyangwa bahewe urwaje? Ndabazi benshi cyane bamaze no kubyinjizamo, banabaye n'amatariki yo kuburana, abenshi bari mu kwa gatatu k'umwaka utaha. Bivuga ko bari baranze gutanga ibirego bakimurwa, ubu hari abatangiye kujya mu rubanza cyane, batangiye kujya mu manza benshi. Bazakuraho ibihamya by'umutungo wabo? Ubwo ni ukuvuga ngo bo ibiti byose byasenywe bashobora kuzaka wenda amazu abakwiriye n'imiryango, bakarega aribyo bashaka, cyangwa se wenda bakavuga ati aya ari ku magenagaciro naba ariyo muduha, cyangwa se mwongereho umubare ubutaka ku biciro biri ubu ngubu, muyakube muyaduhe twigendere. Amagenagaciro bazakuraho ko numvise ngo byose bibara abagiye barabitanze. Abantu benshi bafite amafotokopi, nanjye nubwo bakijyanye mfite fotokopi. Ariko njyewe biri muri systeme mu rukiko, wenda njye nari nagiyemo mbere, birazwi, baranamvugisha, iyo bishatse baramvugisha, baranzi. Mu rukiko ibyaha biriyo, abo bandi bafite fotokopi ko ari igihe urukiko rutayemera rukavuga ko ishobora no kuba ari incurane. Fotokopi iyo idafite nabo bayifite muri system, iyo itari notifiye notari atashyize umukono, hari igihe amategeko atayubahiriza. ubwo nyine nabyo kuzaba kuburana bushyashya. Bizaba kuburana bushyashya. Icyo nzi cyo amategeko y'u Rwanda arasobanutse, nuko wenda hari igihe hari abayangiza, ariko arasobanutse. Bazi ko twajyanywe, bazi ko dusa n'abafashwe ku ngufu tujyanwa hariya, ntabwo ari ibintu abantu bitekera bavuga ati ndafashe icyemezo ndagiye. Abacamanza nabo ni abantu, bazashyira mu bwenge bareba. Umuntu wari gutanzeho umugabo avuga ngo mu rukiko uraza usobanura ukuntu mutengamaye, mususurutse, mumeze neza muri Busanza n'indi. Icyo gihe urabona bari kudusoma, nitwe bahereyeho ku itsinda ryacu ry'abantu 10. Noneho umunyamategeko w'umujyi wa Kigali, abanshi simba mbaza amazina, mba mbabona gutyo, ariko turaziranye duhenda bamenya, nibo babaje kuvuga ati nk'uyu nguyu, ati nka Selemani, ati we twarumvikanye yafashe inzu. Babivuze bazi ko ndahari. Njyewe nahise mpaguruka n'umujinya mwinshi n'uburakari, ariko ngira amahirwe perezida w'urukiko aranyumva na Gerifiye, barambwira ati mugabo kushyize ikiganza hejuru umeze bite? Ndavuga ati ninjye Tuyizere Selemani bari kuvuga, ati nibazana impapuro numvikanyeho nabo njya gufata inzu. Ibi byose barimo barambeshyera, narabihakanye, kandi kuko na n'ubu ndacyabihakana, nzanabihakana. Ariko se ayo mahugu ndavuga kuba wabeshyera umuntu atahibereye bigahama bigafatwa nk'ukuri, yaba hibereye ashize amanga akavuga nkawe, yaba hibereye adashize amanga ari umunyabwoba agatuza bigacibya agaciye, iryo huguza riraza riraterwa n'iki? Iryo huguza ni uko ntawe wajya kubaregera. Ubundi icyaha cyo gukoresha impapuro mpimbano kirahanirwa, icyaha cyo kubeshyera umuntu kirahanirwa, icyaha cyo gutwara ibintu by'undi kirahanirwa. Ariko twebwe dusa naho twari twagambaniwe, kandi noneho basa naho bari barashyize mu nyandiko, barabirangije ko tugomba kuhava byanze bikunze, kuko baratubwiraga ngo nimuhave muzasigara muburana mudahari. Twaragiye, none turi nibareke rero tuburane.
ibindi byo kuvuga ngo wagiye ngo wafashe inzu ngo mwumvikanye hoya nabyo iyo habayeho agahato kuko bibaye twarumvikanye nkanjye uri mu mategeko nagombye kuba narabisinyiye barazanye impapuro nkabisinyira. None ikindi nakubaza mu byaburanwe n'ibikiburanwa agaciro k'umutungo kuri benshi hafi ya bose ntabwo kumvikanyweho, umutungo wanyu warasenywe, ntabwo hari n'abatara bari ubutaka bakabarirwa gusa ibiri hejuru y'amazu nabyo bidashyitse nk'uko babivuga. Mubona ubutabera mutegereje buzaboneka cyangwa ni bya bindi bita gusaza imigeri? Ibyo ngibyo ni amagambo y'Abanyarwanda baravuga ngo umuntu ngo ntawuburana na leta, ariko ntabwo leta irenganya. Hariya turaburana n'abantu. Leta ni umubyeyi kuko babivuga, leta ni umubyeyi. Niba ari umubyeyi rero natwe izatwumva. Twebwe ntabwo ari ugusasa imigeri, ibintu tuvugane biri mu mategeko. Nkanjye igenagaciro niyo batarirebaho, dufite icyangombwa kilometero kare zirazwi, bazakuba y'ubutaka nibarangiza bakube n'ibyo hejuru ku biciro biri ubu ngubu, bambe n'5% y'ihungabana, n'5% yo gukererwa, n'5% yo kunsiragiza mu nkiko, bambe n'igihembo cy'umwavoka, ubundi nigendere njye gutura aho nshaka. Urumva ko imanza zanyu zirimo byinshi? Uvuze ibintu nka 6, bisubiremo hereye ku cyambere. Icyambere bazakuba agaciro k'ubutaka ku biciro biri ubu. Ubwo ni ingurane ikwiye y'ubutaka. Bakube agaciro k'ibyo hejuru barabifite mu mpapuro. Inyubako nibarangiza bampa 5% y'ihungabana, 5%, 5% y'ubukererwe, cyo ni cya 4, na 5% yo kunsiragiza mu nkiko, cyo ni cya 5, n'igihombo cy'umwavoka. Nje nibyo saba 6. Narivuze ngo 6 kubera ko nahise mbikurikirana, ariko ngira ngo noneho nimvuga ngo ibyo 6 byose usaba ko ari byinshi wenda hatagira uduteza amatwi udukurikiranye ukurevuga ati aho uyu nta mubeshye ibintu 6 byose yavuze. Tugiye inyiga ku yindi byumvikanye ko ari ibintu 6 uri umwe muri benshi basaba ibimeze nkabyo cyane rwose. Hariya Busanza tubwira uko babayeho, abanyamakuru batajya gusigiriza ngo bahimbe ibihari bidahari, ntabwo bari kwemererwa kujyayo, kereka hari wagenda nko mu Kinyinya nabwo atagize ikibazo ngo ahahurire n'imbwa yiruka. Wowe uriyo nk'umuturage uriyo ucumbikiye muri ubwo buryo, duhe ishusho nyayo yaho utapfobeje ariko utanahasigirije. By'ukuri njyewe wubatse inzu za mbere aho bitwa ngo ni Rwango ntacyo yakoze, yubatse ibizu binini ariko arabisondeka. Uwubatse izo hepfo nawe ibyo yakoze nawe nagahoma muntu. Hepfo ariho he? Ariho hubatswe n'abasirikare, niba ari special force niko mbyumva, numva bivuga mu izo ndimi. Abo rero nibo bakoze ibyo bakoze, bubatse inzu zikomeye pe, ariko ni amahano. Ntabwo bigeze batekereza ku bantu bagiye kuvana Nyarutarama muri Kangondo. Bo bashatse kubaka nk'abubaka amaparitoma bazatuzamwe abanyamahanga, bazatuzamwe abantu badafite umuryango. Icyo nicyo kintu bakoze. Ikindi ibikorwa remezo barabihashyize, ariko noneho nta mazu. Bashyizemo ibikorwa remezo ariko nta mazu, bidafite amazu. Nk'ibihugu hari force yonyine amafaranga bakagombye kumpa yanjye Nyarutarama. Iyo force niyo yagiye amafaranga y'abantu bose bagomba kubaha. Yubatse force iteye ubwoba, iyo narayibashimiye na n'ubu narabyemeye pe, ko ntago bahasondetse. Ariko amazu nayo yarebye ubona ko akomeye, ariko ni duto, sinamata ahubwo ni duto. Ukuvuga ngo ni utuntu ni duto, nitwo gutuzamwe abana badafite umuntu udafite umuryango abo basiribateri. Naho kuvuga ngo umuntu afite umuryango w'abantu barenze 3 ntago yari inzu, ni chambrette bakasemo 2 bakagira icyumba na salo. Ariko iyo salo yitwa ngo salo nayo iriho douche na toilette ku muryango. Ntabwo umuntu yaba ari mararya undi ari mu bwiherero ngo bashe kubimira, kuko ibikorwa byose mu bwiherero ubu byumvura aho ngaho. Urumva rero tuzu ni dutoya, none gusa turakomeye ariko ni duto. Ishusho ya Busanza ivugwa hanze, itangazwa mu bitangazamakuru ahanini bya leta, itangazwa mu bitangazamakuru byemererwa kuba ari byo byonyine bitangaza amakuru hariya. Iyo shusho ni baringa cyangwa no kuri mpamo cyangwa irakabirizwa n'ibidafobya? Aya ni baringa irakabirizwa. Baragira gutya bakakwereka umuhanda urahari, si umuhakano uragaragara. Bakakwereka ikibuga cya basket na volley, ariko nta mwana wanjye wagikiniraho, nta bushobozi afite bwo kugikiniraho. Yaba yari iki? Nabaza bivuye ku kibuga cy'indege, n'abasirikari nabaza kwakinira kwakorera imyitozo.
barangiza bagafotora bakabyerekana ati dore abantu bo mu Busanza uko babayeho, ariko ntabwo ariko biri. Wenda simpakana ko abana bo bakinira baba bacaracara n'abafana baba bafana ibibera aho ngaho, ariko ibindi byo rwose barakabya baranabitubura bakabigira biri natari ko bimeze. Ibikorwa remezo biri hariya ibyo by'imikino n'ibindi ntabwo ari ibyanyu, baza ni twese tubikiniraho. Simvuga ko nshaka gukina ntakina, ariko nta bushobozi mfite bwo kubikiniraho, haza gukinirwaho n'abandi bantu baturutse hanze y'umudugudu y'inkambi, nibo baza kubikiniraho. Naho ibindi byose bakavuga ngo bahaye abantu biki, ngo barabeshya, ibintu byose barabitubura. Hanyuma hari abahawe ibyo kurya, iriya mfashanyo y'ibiryo yaje ite, ihabwa abande, ni gute byabaye ngombwa ko mugeraho gufashishwa ifunguro? Ikibazo nicyo kibazo nanjye nakabajije. Baradufashisha amafunguro twari kwitunze, barangiza bakanabiducyurira, ahubwo ntugire ngo barabicyurira abantu. Baravuga ati umuntu ati yaba abari ibiryo twari duhamagaye kubaha ati mwese mwazi. Icyo gihe hari hagiye kuba inama. Ibyo ngibyo babimara kubivuga gutyo, abantu nabo bagahita barakara, nawe wabasubiza ukabubaye umunyacyaha. Kandi bitari ngombwa, ntabwo byakabaye ngombwa yuko ucyurira umuntu ngo wamuhaye icyo kurya kandi uzi ko wamwambuye ibye byari bimutunze. Kandi noneho nibyo banatanze n'intica ntikize, litiro y'amavuta bakavuga ngo bahaye umuntu litiro 5, bagaha umuntu ibyo kurya by'umuryango. Umuryango ntabwo ari umuntu, umuryango w'abantu 12 bakaba litiro imwe y'amavuta. Barangiza bakavuga ngo baguha ibyo kurya by'amezi 3, kandi ntabyo bigeze baguha, utanabirya n'icyumweru n'iminsi 3 utanabirya. Icyo ni ukubera. None si yo babona ko umuntu wari witunze yibeshejeho agezaho gutega imbehe, bo ntacyo babwira. Nanjye mbaze nkubaze, aho ngaho niho urugamba rugiye kuzatangirira rero, aho niho bigiye kuzabayobera. Bazi ko bakemuye ikibazo, ahubwo baragiteje. Kuko ntabwo niba nta kazi mfite, kabona ari mfite inzu zanjye zibasha kuntunga zikanishyurira abana, none nkaba ngiye kuba ndaho ngaho ntacyo kurya mfite, ntibigiye kuba urugamba rukomeye. Ni ukuvuga ngo aho ni ikibazo kigiye kuvukira, niho rwaserera rigiye kuvukira. Kuko abantu ntibazasonza ngo baburare kabiri, ntibacyambere ntibakwemera ko iyo nzu uyigurisha, kuko ntabwo ari ingurane yawe, ntabwo ari ingurane. Bavuga ko uzayigeraho uburenganzira nyuma y'imyaka 5. Mbwira ukuntu waba yubakiye inzu yawe wasonza ukananirwa kuyitanga ngo ujye ahandi ha make ubasha kugira ngo ubashe kubaho, bakakubwira ngo uzayigeraho uburenganzira nyuma y'imyaka 5. Icyo ni igisobanuro ko biriya ntabwo ari byo baturage, ziriya nzu si zacu. Ahubwo mwitegure ko tugiye tuzazivamo twigendere mu gihe bazaba. Ngiye niba mpingurane yanjye ikwiye mu mafaranga, inzu yabo nzayibasubiza. Ngenda nababwiye no mu rukiko, sinzi niba utaruhari, nababwiye ko niba ngombwa niba bashaka bazanyake ni kode ry'iminsi nzaba mazemo nzaribaha, nishyura ayo mazi yabo, umuriro ndawigurira, none ndangiza nigendere njye gutura aho nshaka nk'umunyarwanda. None rero mu gusoza ndagira ngo ugire ubutumwa uha leta, ubutumwa uha ubutabera, ubwo ni inkiko, ubutumwa uha abo musangiye ikibazo, n'ubutumwa uha abanyarwanda muri rusange. Ni ibintu bine: hari leta, hari inkiko, hari abo musangiye ikibazo, hari n'abanyarwanda muri rusange. Reka mbere ku banyarwanda. Abanyarwanda bareke kudufata nk'aho twe twagiye mu nkiko twigometse. Ntabwo ari ukwigomeka. By'ukuri urebye umutungo w'umuntu yavunikiye imyaka y'ubuzima bwe bwose, warangiza ukawufata ukawuhanyirizamo, ugafata umuntu wari ufite shamburete, ukamuha ibingana n'ibyo nanjye bampaye, ndetse bananjurira ngo nkanjye wabashe kujya mu nkiko bakambwira ngo ndi ikigomeke. Bose abanyarwanda be kudufata nabi, ntabwo twebwe ari ukwigomeka, nta wakigomeka kuri leta, ahubwo ni akababaro k'ibyacu. Kuko nabo bagizebo ukabagira nkatwe, nabo bakumva agahinda dufite uko kangana. Ubundi butumwa rero naha leta, bose bihangane, ikibazo bateje biga uburyo bagikemura. Ngiye wenda ndi mu nkiko, ariko hari utarabonye ubushobozi bwo kujyamo, wenda hari n'utazajyamo. Bashaka uburyo babaha inkunga, kuko n'ubundi bashatse kubagira imfubyi zabo. Bashaka uburyo babaha inkunga babashe kugira icyo bakora biteza imbere, atari bya bindi byo kujya baza bajogoramo umwe nabwo bakamuhindisha ntikize. Bw'ibyo nabonye byabaye ejo bundi. Nibura barebe ukuntu babaha amafaranga nabo bajye kugira ikintu bakora, kuko babahombereje imitungo, babatwaye ibyabo byari bibatunze. Harimo nk'abasaza batakibasha no kubasha kuva aho bicaye, aho ngaho bahagombye kugira ikintu babagenera. Ahubwo be kuvuga ngo bazahora babaha ibyo kurya, we kuha umuntu ifi, ahubwo mwigisha uko yayiroba. Ubwo kumwigisha uko yayiroba ni ukumuha igishoro. Ikindi noneho rero naha inkiko,
rwose batubabarire ibintu byo guhora basubika imanza bya buri munsi niba twaratsinze nibategeke baduhe iby'amategeko asaba niba kandi twaratsinzwe nabwo nibabivuge babishyira habona bavuge n'ingingo idutsinda niba ari n'izo nzu bavuge n'inzu tugomba guhabwa izarizo ariko twamaze kubona urubanza barusomyeho guhora barusubika icyo naha rero inama yindi naha abagenzi banjye turi kumwe mu nkiko nubwo ngiye najyanywe kuriya nkagenda hariya natewe ntiteguye nta kintu nari mfite yonza kuba ari cyo nari mfite nanjye mba naragurutse nkagenda ariko natewe ntiteguye nko guterwa ntiteguye rero bicare bazi ko ntabatereranye kandi yonza kubatererana igihe nari ndi mu rukiko navuze ngo ndemera ubuhuza iyo nemera ubuhuza byose byari kuba bibaye agatogo ntago nigeze mbyemera kandi sinabyemera kuko nagiye kurega nzi icyo nshaka ndashaka ingurane ikwiye mu mafaranga ubu nicyo nshaka ntago nshaka ingurane y'inzu murakoze cyane turagushimira cyane Selemani kandi ukomeze ugire ibihe byiza murakoze ukomeze ugire ibihe byiza murakoze ukomeze ugire ibihe byiza murakoze ukomeze ugire ibihe byiza